Queen Kalimpinya nkora mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka. Ni umukino uri risky cyane. Ese nawe ujya wibaza ngo ni iki kiba kugira ngo nisange asigaye akora ibyo akora akenshi ku bushake cyangwa n'ayandi mahitamo? None se bigenda bite ngo uwari Miss bamwe mu bakobwa twumva ko babayeho nk'abamikazi yisanga abaho bitandukanye n'icyo cyubahiro yahawe bitewe n'uburanga bwe? Inkuru y'uyu Miss wayo iwacu mu Rwagasabo iratandukanye n'izindi za Miss tuzi. Kalimpinya Queen ni umukobwa w'umunyarwandakazi wavutse ku tariki ya 6 Kanama mu mwaka w'1998. Avukira i Kigali mu Rwanda. Queen yabaye igisonga cya gatatu cya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2017. Mu birori byo kwizihiza izabukuru ye y'imyaka 19 yongeye kwerekana ubuhanga n'ubwiza kandi n'urugwiro nk'uko byashimangiwe na bagenzi be babanye muri Miss Rwanda bamuvuze ibigwi byinshi cyane. Kalimpinya Queen yavukiye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali nk'uko twabivuze ku itariki 3 Kanama mu mwaka w'1998. Queen yize amashuri abanza mu kigo cya Ecole Primaire cya hafi ndetse na Pako, akomereza amashuri yisumbuye y'icyiciro rusange mu kigo cya St Louis i Rwamagana, akomereza icyiciro kisumbuye kuri Lycée de Kigali aho yarangije mu mwaka wa 2015. Miss Queen Kalimpinya wigeze kuba umukobwa w'igisonga cya gatatu cya Miss Rwanda 2017. Ese nawe uribaza ngo ni iki cyabaye kugira ngo wari Miss yisanga asigaye atwara imodoka mu marushanwa? Ishimye cyane, iri ni isiganwa rya kabiri nkinnye, aba ndirangije kandi ndizera ko ndi burangizanye umwanya mwiza. Nagerageje imodoka, nigerageje ubwanjye na team na copilote wanjye, twizeye ko uko hari zizajya zigenda ziba tuzajya tugenda twegera imbere. Miss Kalimpinya Queen ku nshuro ya mbere yagiye gutwara imodoka muri Rwanda Mountain Gorilla Rally, aho yabaye umunyarwandakazi wa mbere uhataye muri iri siganwa ry'imodoka rikomeye hano mu Rwanda. Muri Werurwe mu mwaka wa 2022 Kalimpinya yaje kwitabira Sprint Rally All Star 2022 ryakiniwe mu mihanda yo mu karere ka Rwamagana, anabasha kurirangiza, ariko icyo gihe yari umushoferi wungirije uwo bita Yote Fabrice. Kwa nanjye natangiye ndi copilote bigera humba pilote, ariko no mu yindi domaine no mu bindi bintu byose bakora baba barimo, tugerageze dukorane imbaraga tuzagera ku byo tugomba kugeraho. Icyo ukunze kiragukundira, icyo ushaka kikagushaka. Babaye abakani yanegukana igikombe cy'umukobwa witwaye neza muri iri siganwa. Queen Kalimpinya ni umwe mu bakobwa baki cyane bakina umukino wo gusiganwa mu modoka muri Afurika. Ibituma benshi bibaza aho yakuye ubwo butwari bwatumye atinyuka uyu mukino ubusanzwe utinyitse kuri benshi. Kalimpinya ni umukobwa wamenyekanye ubwo yitabiraga Miss Rwanda nk'uko twabivuze. Umunyarwandakazi wa mbere wakinnye umukino wo gusiganwa mu modoka, akaba ari n'urugero rwiza rwakurikizwa n'abandi bana b'abakobwa bashaka kwiteza imbere bagatangira kare nk'uko nawe yatangiye. Ikindi kandi ashishikariza abakobwa n'abadamu gutinyuka gutwara ibinyabiziga. Uyu mukobwa avuga ko gukura abana na musaza we bakorana byose biri mu byamutinyiye, bikamwumvisha ko ibyo umuhungu yakora nawe yabasha kubikora ndetse akabikora neza. Kujya mu mukino wo gusiganwa ku modoka kwa Kalimpinya avuga ko byagizwemo uruhare n'abasanzwe baba mu ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda. Nyuma yo kumva ko asanzwe atwara moto, yagize ati icyo ukunze kiragukundira, icyo ushaka kikagushaka. Icyo ukunze kiragukundira, icyo ushaka kikagushaka. Buri muntu wese aba afite impano ye, icyo ukunda ndetse n'icyo ukora kirakunda. Ubwana bwanjye nakuranye na musaza wanjye, ibyo akora byose nanjye nkabikora kuko numvaga nta kintu ntakora kubera ko ndi umukobwa w'icyo nisanga nkunda imikino y'abahungu. Nyuma ya Miss Rwanda naguze moto yo kugendaho bisanzwe, maze abo mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku modoka baranyegera bambaza niba nakina rally. Twajyanye mu modoka babona nta bwoba ngize, barambwira ngo ibi bintu wabishobora. Ni urugendo Kalimpinya avuga ko rutari rworoshye kuko amasiganwa ya mbere imodoka yagiye imutenguha akaba uwa nyuma, ariko ntiyacitse intege. Nyuma yo kungiriza umushoferi mu gihe cy'imyaka 2,
Karimia yafashe icyemezo cyo gutangira kuba umushoferi ku giti cye. Ibyo avuga ko ishyaka ari imwe mu ntwaro ikomeye akoresha mu buzima bwe bwa buri munsi. Ati nari namaze kubikunda mfite ishyaka, noneho mu myitozo nkangiza ibintu byinshi hamwe utwara imodoka ikagaruka itwawe kuri breakdown. Byari bigoye gusa urukundo rwabyo n'ishyaka nibyo bikomeje kunsunika. Umukino wo gusiganwa ku modoka ntabwo umenyerewe cyane mu Rwanda, by'umwihariko umubare w'abagore bawisangamo uracyari hasi cyane. Karimia nk'umwe muri bake bawurimo avuga ko igihe kigeze cyo gutekereza ko gutangira gutegura abakiri bato, ariko kandi ari na byiza kubona abagore bakomeje kuwisangamo. Ati ni ibintu binejeje ariko ntabwo biragera aho nishimiye. Siporo zose ku isi iyo wifuza kuzaba umuntu ukomeye ntabwo ubitangira ufite imyaka 20, ahubwo utangira ufite mike ntiringe ukazamuka gake gake. Yakomeje agira ati icyo twagakwiye gukora nk'abari muri uyu mukino ndetse na federasiyo na minisiteri ni ugushishikariza abana bato ko ibi bintu ni ibintu wigishwa ukabitozwa ukiri umwana. Nibazaga ko imbaraga nyinshi zagakwiye gushyirwa mu bakiri bato, kubakwa ibikorwa remezo n'ibindi bisabwa. Ni ubwo bimeze bityo imbogamizi ziracyari nyinshi mu bakina uyu mukino, by'umwihariko iz'ubushobozi kuko ni umwe mu yihagazeho cyane. Karimia Queen ubu ni umwe mu Banyarwanda bari mu myanya y'imbere ku rutonde rw'abakina imikino yo gusiganwa mu modoka mu mugabane wa Afurika. Miss Queen Karimia akaba asanzwe akora mu ruganda rukora imyenda y'abagore rwo mu Rwanda, akaba ari akazi afatanya n'amarushanwa. Mwakoze kubana nanjye mu kiganiro, njye mwumvaga gutegura nkanakugezaho ni Muhire nk'ibisanzwe, gutegura ubucukumbuzi nk'ubwo bwejyana kuri Mr. MR TV and subscribe tubana mu bindi biganiro. Ciao ciao.